kwagura muzika nyarwanda binyuze mu ndirimbo ziri mu njyana gakondo y'abanyarwanda, kwamagana amacakubiri n'umwiryane abiba urukundo mu bantu, gufasha imfubyi n'abatishoboye, gusura abarwayi akanabahumuriza. Ibyo bikorwa byose by'urukundo byahindutse ikivi buri munyarwanda wese agomba kuzusa, ubwo ku ya 17 Kanama muri 2022 igihugu cyacikaga umugongo kibuza intore yacyo yagwije ibigwi, ariyo Yvan Buravan. Nongeye kugusuhuza wowe ukunda B+ TV, by'umwihariko ikiganiro The Play aho tuganira ku buzima bw'ibyamamare mu gisata cy'imyidagaduro. Urukundo rwawe n'urw'agaciro gakomeye. Ngiye waguteguriye nkaba ngiye no kukugezaho iki kiganiro. Nitwa Roger Twiz. Uyu musore mwiza w'imfura umugeginya cyane, ababyeyi bamwise Burabyo Yvan, naho twe mu muziki tumuzi nka Yvan Buravan. Uyu ni umuhungu wa Burabyo Michel, mwene Raphael Rugeri Nyange rwa Cleophas Mucuzi, wa Kinyana cya Burabyo bwa Kigeli wa gatatu Ndabarasa, umwami w'u Rwanda. Naho nyina akaba umuzigabakazi wo mu nzu y'abarenzi, yitwa Uwikunde Elizabeth, ni umukobwa w'intore nkuru y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Sayinzoga Gallican. Ni mwene Rwamudanga rwa Rutamu, rwa Rwamihigo rwa Munyetiro, wa Ruhima rwa Ruganje rwa Ruhurura. Burabyo Yvan wamenyekanye cyane ku mazina ya Yvan Buravan, yavutse ku itariki ya 27 Mata mu 1995, avukira mu Nyakabanda ku Kicukiro, akaba umwana wa bucura mu muryango mugari w'abana batandatu, n'abahungu 5 n'umukobwa umwe. Izina Buravan ryaturutse ku mazina ye yombi, Burabyo Yvan. Amashuri abanza Yvan Buravan yayigiye Gikondo ku kigo cyitwa Le Petit Prince, ayisumbuye yatangirira muri Collège Ami des Enfants, ayasoreza ku kigo cya La Colombière. Naho kaminuza yayize muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda mu byerekeranye n'ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga. Ubundi Yvan Buravan akomoka mu muryango w'intore, abasizi n'abahanzi, kuko nka se wa Yvan Buravan ari umusizi ndetse na sekuru ubyara nyina wa Buravan witwaga Sayinzoga Gallican, nawe yari umukuru ndetse n'umutoza w'itorero gakondo yitwaga Indashyikirwa. Iryo torero Indashyikirwa rero niryo ryataramiraga abashyitsi basuraga u Rwanda ku ngoma y'umwami Rudahigwa, ndetse umwami Rudahigwa iyo yajyaga hanze y'igihugu cyangwa yagiye nk'i Burayi yajyanaga n'intore zo muri iryo torero. Nuko Yvan Buravan nawe uko kuvukira ndetse akanakurira mu muryango ukomeye ku muco gakondo byamufashije kuvumbura impano ye yo kuririmba no kubyina akiri muto cyane. Mu mwaka wa 2009 Yvan Buravan wari ufite imyaka 14 gusa y'amavuko yatsindiye igihembo cye cya mbere mu marushanwa yo kuririmba yateguwe na Rwandatel, maze ahabwa igihembo cy'amafaranga y'amanyarwanda angana na 1.5 miliyoni. Naho muri 2012 Buravan yitabiriye amarushanwa ya Talentum, maze aza mu bambere bahembwe kubera ko bagaragaje ubuhanga mu kuririmba. Iki akaba ari na kimwe mu bintu byamuhinduriye imitekerereze, maze umuziki atangira kuwubona mu yindi nguni kandi ngari. Ni urugendo yakomeje ubutaruhuka, abo mu muryango we, ku ishuri n'inshuti ze batangira kumushyigikira, maze na Yvan atangira kubikora nk'umwuga ndetse no kubikunda birushijeho.
2022 nibwo yiyemeje ko umuziki ubaye umwuga, ndetse mu ntangiriro za 2016 atangira kuririmba niyandikira indirimbo ze, nuko atangira kwamamara mu Rwanda hose kubera ijwi rye ryiza n'ubuhanga yagaragazaga mu myandikire y'indirimbo ze. Icyo gihe kandi nibwo Yvan Buravan yari amaze kubona umujyanama mushya mu bya muzika ariwe manager. Gutindiganya na gato tukiri muri 2016 ubwo nibwo Yvan Buravan yasohoye indirimbo ye ya mbere ayita Bindimo. Hanyuma akurikizaho izindi ndirimbo nazo zakunzwe zirimo nk'iyo yise Ubwo Ngukunda, Injyana, Urukundo nawe, Injyana na Malayika. Izi ni zimwe mu ndirimbo zabiciye bigacika, zikundwa cyane muri iyo myaka ya kera kugeza n'uyu munsi. Muri uwo mwaka kandi wa 2016 Yvan Buravan yabonye igihembo cy'umuhanzi wasohoye video nziza y'umwaka. Mu mwaka wa 2018 Yvan Buravan yamuritse alubumu ye ya mbere yise The Love Lab. Indirimbo zo kuri iyi alubumu zari mu njyana ya Afro, R&B, Pop na Soul. Muri uwo mwaka kandi wa 2018 ku itariki ya 8 Ugushyingo, Yvan Buravan yaciye agahego ko kwegukana igihembo cya RFI Prix Découverte. Iki gihembo cyatanzwe na Radio France mpuzamahanga ariyo RFI, ubufatanye na UNESCO, utibagiwe Institut Français na Organisation Internationale de la Francophonie OIF. Nyuma yo kwegukana icyo gihembo mpuzamahanga, Yvan Buravan aherekejwe n'itsinda rye yakoze ibitaramo byinshi ku mugabane w'Uburayi nko mu bihugu by'Ububiligi n'Ubufaransa, ndetse anakora ibitaramo byinshi mu mijyi 17 yo ku mugabane wa Afurika, aho ibitaramo bye byitabiriwe n'abantu barenga 150,000. Muri 2019 Yvan Buravan yegukanye igihembo cya African Talent Award ATA. Muri uwo mwaka kandi wa 2019 Yvan Buravan yahawe igihembo n'ikigo cya Gahozo Shalom kizwi ku izina rya Opus Celebrity of the Year. Mu mwaka wa 2021 Yvan Buravan yasohoye alubumu ye ya kabiri yise Twaje. Nuko nyuma yo kumurika iyo audio album yise Twaje mu Kuboza kwa 2021, Buravan yatangiye gusangiza abakunzi be amwe mu mashusho y'indirimbo zigize iyi alubumu ye. Yakoze kandi kuri Twaje Deluxe yifuzaga gusangiza abakunzi be. Imwe mu ndirimbo ziri kuri iyo Deluxe yari Big Time. Muri iyo ndirimbo yiswe Big Time, Buravan yatangaga ubutumwa bw'urukundo bushishikariza abantu kurwanya ikintu cyose cyazana urwango kikanabiba amacakubiri hagati yabo. Muri iyo ndirimbo kandi Yvan Buravan yanavugaga ko icyifuzo cye kwari ugutera abantu kwizera no gukwirakwiza urukundo. Indirimbo zari kuri iyi alubumu zongeye kugaragaza ubuhanga bwa Yvan Buravan mu guhanga indirimbo zinogeye amatwi kandi zanditse mu buryo buhambaye. Alubumu ya Twaje na Twaje Deluxe zigaragaza icyifuzo cye cyo guha umurongo mwiza n'icyerekezo muzika nyarwanda identity. Yvan Buravan akoresheje hashtag ye yagiraga iti Sing to express, not to impress. Yerekanye ko umuziki ushingiye ku rukundo, ugukunda igihugu,
umuco, amahoro, ubumwe n'ubwiyunge. Ibi byose yabitewe ahanini n'urukundo rw'umuryango we ndetse n'urukundo yakundaga igihugu cye kubera uburyo yabonaga u Rwanda rurangamiye kwiteza imbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yvan Buravan kandi yanatumiwe mu gitaramo cyiswe Amani Festival cyabereye muri Congo ndetse no mu gitaramo gikomeye muri Afurika cyitwa FEMOA Festival cyabereye muri Côte d'Ivoire. Yvan Buravan yakoze ibiganiro byinshi ku miyoboro ikomeye ya televiziyo yo mu karere ndetse n'iyo hakurya y'amazi magari nka RFI, France 24, BBC, CNBC Africa, NTV Kenya, RBA ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Yvan Buravan yagize kandi uruhare mu bikorwa by'urukundo birema icyizere mu basheshe akanguhe n'urubyiruko, kuko yizeraga ko icyizere ari cyo kintu cyaremamo abantu imbaraga zo guharanira kubaho no gukomera ku byiza bagezeho. Ubwo Yvan Buravan yuzuzaga imyaka 27 y'amavuko mu kwezi kwa Mata muri 2022, uwo munsi yawizihije asura ibitaro maze ahura n'ababyeyi bari babyaye nuko asangira nabo. Muri ibyo bikorwa kandi yaboneyeho n'umwanya wo kwita amazina bamwe muri abo bana b'impinja bari bavutse uwo munsi ndetse anabandikira amabaruwa bazasoma mu gihe bazaba barakuze. Yvan Buravan kandi yakoranye ibiganiro n'urubyiruko rw'ingeri zitandukanye abasangiza inzira y'urugendo rwe muri muzika. Mu bo yaganirije harimo nk'abanyeshuri bigaga mu kigo cya Nyundo School of Music n'abanyeshuri babarizwa mu kigo cya Gahozo Shalom, maze abaha ubutumwa bwari bugamije kubagira inama yo kugira indero, discipline, kandi cyane cyane bakarushaho gukorera hamwe barwana ishyaka kugira ngo bazagere ku nzozi zabo bifuza. Yvan Buravan yagiye atumirwa mu mihango itandukanye kandi ikomeye nk'inama nkuru z'igihugu zirimo nka National Leadership Prayer, inama z'umushyikirano, imihango yo kwibuka no kwibohora hamwe na Youth Connect. Tariki ya 17 Kanama 2022 nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye hose ku muhanzi wakunzwe na benshi Yvan Buravan yitabye Imana azize uburwayi aguye mu gihugu cy'Ubuhinde aho yari yaragiye kwivuriza. Uyu Yvan Buravan duhora twibuka nubwo yatashye kare, ariko izina rye riracyakomeje kuba rimwe mu mazina akomeye mu Rwanda kubera uruhare rwe rukomeye yagize mu gushishikariza urubyiruko gukunda umuco nyarwanda binyuze mu muziki ufatwa nk'umurage ukomeye cyane yadusigiye. Buravan yitaye yasize imishinga itandukanye ikomeye kandi nayo idateze kuzima. Yvan Buravan kandi azahora yibukirwa ku kirango cye yasize kizwi nka YB. Icyo kirango cya Buravan gisobanuye uwo yari we nk'umuntu ndetse n'uwo yari we nk'umuhanzi. Urukundo rwa Buravan ku muco nyarwanda nirwo rwabyaye umushinga we yise Twande. Uwo mushinga wiswe Twande Buravan yashyizeho wari ugamije kugarura no kurinda umurage ndangamuco w'u Rwanda. Twande ni ijambo rya Kinyarwanda rikomoka ku nshinga kwanda, bisobanura kwaguka cyangwa kwagura ikintu. Icyifuzo cya Buravan rero wari ukwagura umuziki nyarwanda akawumenyekanisha mu ruhando mpuzamahanga, anabungabunga ubwiza bw'umuco w'u Rwanda akoresheje impano ye. Urabyo Yvan aka Yvan Buravan witabye Imana ari ingaragu ku myaka 27 gusa y'amavuko, yasize ababyeyi ndetse n'abavandimwe be ubu babayeho neza kandi barashibutse. Ngaho twese nk'abanyarwanda
reka dusabire rimwe Imana y'u Rwanda ikomeze ihiruko ridashira iva Buhavani kandi nakomeza umuryango yasize. Hanyuma twese twongere tugire duti ntukazime mfura y'u Rwanda ukaba n'intwari yacu cyane. Ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ni by'agaciro gakomeye, turagushimiye. Njye wumvaga nitwa Roger Twiz. Naho uramutse wakunze ibyo nkora wagaragaza imbamutima zawe unyarukira kuri YouTube channel yanjye ni Twiz Nation, ugakora subscribe, ubundi ukahasanga ibiganiro bindi bitandukanye by'ibyamamare mukunda, iby'amateka ndetse na politike. Naho kuri Instagram ni Roger Twiz. Ciao.